Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV mwaramutse. Hari inkuru ibabaje y'imodoka y'akarere ka Rusizi yakoze impanuka itwaye umurambo. Ni inkuru ibabaje tugiye kuganiraho mu kanya. Iyo nkuru rero ivuga yuko imodoka y'akarere ka Rusizi yo mu bwoko bwa pick-up yari itwaye umurambo w'umusore w'imyaka 27 wo mu murenge wa Bweyeye iwukuye mu karere ka Gatsibo, yageze mu karere ka Huye ihakorera impanuka. Ni impanuka ikomeye nk'uko muri buze kubibona mu mashusho ari bukurikireho. Uwo musore yapfiriye mu karere ka Gatsibo ku mugoroba wo ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Birumvikana ko icyo gihe hari ku bunani. Apfira mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Kimirehe, umurenge wa Rusatira, akarere ka Huye. Iyo modoka rero yari yagonganye na kwasiteri yavaga Huye yerekeza i Kigali. Abantu 5 barimo n'abadaso 2 b'akarere ka Rusizi bayikomerekeramo. Nizeyimana Leonard, umushoferi w'akarere ka Rusizi wari uyitwaye iyo modoka, yabwiye Imvaho Nshya ko impanuka ikimara kuba we n'abo badaso 2 n'abakomerekeye muri kwasiteri bahise bajyanwa kwa muganga. Umwe muri abo badaso akaba yarakomeretse ukuboko, undi akomereka umutwe. Nizeyimana yagize ati, nanjye numvaga mfite ikibazo ku kuboko n'agahanga kabyimbye kuko nagakubise ku modoka, n'ubu ndakivuza. Ariko imodoka y'akarere ka Huye yahageze ijyana umurambo mu bitaro bya Gihundwe i Rusizi. Imodoka nari ntwaye yo yangiritse cyane, sinzi aho bayijyanye. Ibyo ni ibivugwa n'umushoferi Nizeyimana Leonard. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yitwa Superintendent of Police Emmanuel Kayigi, yabwiye Imvaho Nshya ko impanuka yatewe no kunyuranaho nabi k'umushoferi w'iyi modoka ya Rusizi n'izari ziyiri imbere, iri mu ikorosi atabasha kureba imbere neza, bituma agonga iyo kwasiteri yavaga mu cyerekezo gihabanye n'icyo yari irimo. SP Emmanuel Kayigi ati, iyo mpanuka yakomerekeyemo abantu 5 bahise bajyanwa ku bitaro bya Kabutare. Abandi bagenzi 15 bari muri iyo kwasiteri bahawe imodoka yindi bakomeza urugendo. Turongera kugira inama abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora inyuranaho ahatemewe kuko biteza impanuka, igihe cyose bakanagendera ku muvuduko wagenwe. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi w'agateganyo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Uwimana Monique avuga ko iyo mpanuka ikimara kuba, kuko byari mu masaha y'umugoroba, bahise bakorana n'akarere ka Huye kabazanira uwo murambo urara mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe. Uwimana Monique ati, watugezeho mu masaha y'ijoro ku mikoranire n'akarere ka Huye dushimira cyane, urara mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe. Muri ayo masaha y'amanywa imodoka y'akarere kacu yawujyanye ku murenge wa Bweyeye kushyikiriza umuryango wabuze uwawo. Abakomeretse turi gukurikirana ibyabo kandi bameze neza. Bivugwa ko uyu musore wapfiriye mu karere ka Gatsibo yafatiwe mu mujyi wa Kigali akajya gufungirwa mu kigo cy'igororamuco aribyo bita Transit Center cyo muri Gatsibo, ari naho yarwariye akajyanwa mu bitaro aho yaje gupfira. Imvaho Nshya ikomeje gusobanuza ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi impamvu imodoka ikora imirimo ya leta ariyo yitabajwe mu gutwara umurambo. Nguko uko byagendekeye abari muri iyo mpanuka, yaba uwo murambo yaba n'abandi bazima bari bayirimo, bamwe bakaza kuyikomerekeramo. Tubashimiye rero gukomeza kutubera indahemuka ku murongo Nyarwanda TV. Abatarakora subscription mu bikore, kandi tubifuriza intangiriro nziza z'umwaka w'2025.